rero muri aka kanya turi gusenga ndumva nshaka kubwira ngo Imana y'amahoro kandi igira icyo ikora kuza. Reka mbabwire, hari umutima numva ndi kuganira nawe, mbega hari umuntu numva ndi kuvugana nawe, hari umuntu numva ndi kubwira. Wewe wari umaze igihe mu ntambara, wewe wari umaze igihe ukingiranya hano, mbega ni we ndi kuganira nawe. Mbega hari umutima numva nyingukiye kuvugana nawe. Haleluya! Mbega hari umutima numva ndi kubwira. Wewe warurushye, wewe waruremerewe, warasenze, uribaza Mana ni we nsenga cyangwa se we nsenga? Pelalo destaya dobiri bando ya sansome ele contredro. Gera ku nyanja ya buri umwe wese arimo gucama y'amasaha, ari gucama y'amajingo. Hotel staya dobine fogre. Wongere wigaragaze Yesu, wongere witamurure, wongere umurengere. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turongeye turabasuhuje, umwami Yesu Kristo abane namwe. Nkuko bisanzwe dusanzwe duhurira hano ku Y'Ukuri TV cyangwa se Inzira y'Ukuri TV, tukaganira ku cy'Imana ibashyize ku mutima wacu. Rero mbahaye ikaze mwese abantu munkurikiranye muri kano kanya, mbahaye ikaze kugira ngo muze tuganire ku ijambo ry'Imana, dufatikanye umwanya mwiza wo gusenga, tubwire Imana yo mu ijuru yongere igira icyo ikora ku buzima bwacu muri iki gihe kiruhije, muri iki gihe kigoye. Imana yo mu ijuru itwambika imbaraga kandi iduha imbaraga. Njya nkunda kubwira abantu ngavuga ngo icyo dukeneye kuruta ibindi byose dukeneye imbaraga. Dukeneye imbaraga kandi imbaraga zo mwuka wera, imbaraga za mwimerere. Dukeneye imbaraga bavandi, dukeneye imbaraga bene data abizera, dukeneye imbaraga zituvana muri ibi bihe turimo twinjira mu bindi bihe. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimye kuri Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana igira neza, Imana y'ubutware ndetse n'ubushobozi, Imana y'icyubahiro, Imana yo kwiringirwa. Uwite umanuke uganze, ntutinde kutwumva, ntutinde kutugirira neza. Turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere Data Kristo ahera hawe. Uyu ni wa mwanya mwiza duhuriraho abera bawe, tukaganira ku ijambo ryawe, tukungurana ibitekerezo, tugakomezanya amaboko mu bihe bigoye, mu bihe bya nyuma, mu bihe biruhije. Ku ijambo ryawe ryaramwe ngo nubwo ugiye udusize twenyine, ngo uzatweza mwuka wera, ngo udufasha mu bihe nk'ibi. Rero mwuka wera turamukeneye. Uwo mwuka wera niwe duhamagaye, mwuka wera niwe twinginze, mwuka wera uwo nguwo niwe duhamagaye muri kano kanya. Mu izina rya Yesu Kristo reka amanuka aganze, ategeke, ayobore. Ngwino utwiyoborere Mana, ngwino utwiyoborere, ngwino utwiyoborere mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugisenga icyo twanje guheza nibitavuga Imana, twirukanye ibitavuga Imana byose mu izina rya Yesu Kristo, bituma abantu batumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo ryawe uriherekereshe ibikorwa, uriherekereshe imbaraga, uriherekereshe amashimwe. Ndabizi ko uhagaze mu ijambo ryawe. Haleluya! Ndabizi ko uhagaze mu ijambo ryawe, ndabizi ko uhagaze Data aho turi. Urakoze mutanga bugingo, tuguhaye ikaze na karibu, ngaho nuganze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 11. Turasoma umurongo wa 36, ariko hari indi mirongo turi bwagende dusimbuka dusoma. Umurongo wa 36 aravuze ngo abayuda baravuga bati dore ye nimureba uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati ko ahumura impumyi, naba yarabashije kubuza n'uyu napfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati Data ndagushimye kuko unyumvishe ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye
kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wanumye. Haleluya, amina, haleluya. Dusomye inkuru ya Lazaro ndetse na Yesu ndetse n'umukobwa bita Marita. Iyi nkuru ndabizi ko musanzwe muyizi, ndabizi ko musanzwe musoma, ariko ijambo ry'Imana uko umuntu aryumvishe yongera kumva ryabaye rishya. Ndagira ngo mbabwire ritandukanye no gusoma ikinyamakuru cyangwa gusoma ibindi. Uko ugenda usoma ijambo ry'Imana ugenda urushaho guhishurirwa. Ndagira ngo mbabwire imbaraga ziri mu guhishurirwa zituruka mu gusoma ijambo ry'Imana. Imbaraga ziri mu kubohorwa zituruka mu gusoma ijambo ry'Imana. Imbaraga ziri mu gukira zituruka mu gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo mu bihe uhagazemo, mu gihe urimo, humura. Muzane ijambo rivuga ngo Yesu yambwiye ngo nze nkubwire ngo niwuhumura. Haleluya. Ndumva nshaka kukubwira, mbega agatambaro bagushyize ku maso Uwiteka Imana akagukureho. Hari agatambaro Satani yagushyize ku maso Uwiteka Imana akagukureho. Amina, haleluya. Ya Lazaro nuko byagenze ngo ararwara, yari inshuti ya Yesu. Hanyuma igihe kigeze ngo Yesu yagiye kuvuga ubutumwa, hanyuma Lazaro arapfa, cyangwa se arapfa muri make. Apfuye barababara, inshuti ze, bashiki be bati ahari Yesu yaza kuba ari hano ntabwo ari gutuma apfa, yari kumuzura cyangwa se agatuma adapfa. Hari ikintu naje gutangaza ndi gusoma iyi nkuru. Abantu bazi ko Yesu abasha gukiza abarwayi, ariko ntabwo bazi ko abasha kuzura. Abantu bizera yuko imbaraga zo gukiza zifite, ariko izo kuzura atazifite. Hanyuma yashakaga kubereka ko n'izo kuzura Imana yazimuhaye. Nasomye ijambo rivuga ngo yafashe imigisha yose, ngo imigisha yo mu Mana ngo yibumbira muri Yesu, ngo iramuduha. Haleluya. Uyu ndi kuvuga Kristo. Uyu ndi kuvuga ubohora. Uyu ndi kuvuga uwari ugiye kuzura Lazaro. Amina, haleluya. Nihutishije aho twasomye ku murongo wa 36 ngo ababwira ko bagomba kwizera, ngo ariko ntibizera, ngo hanyuma asuhuza umutima nuko arababara. Ngo abayuda bari mu mubiri baravuga ngo nureba ngo uburyo yamukundaga, ngo nawe ararize, nawe arashavuye, iyaza kuba ari hano ngo ntago yakabaye areka apfa, yakabaye wenda yamukijije. Ariko ndagira nkubwire ngo ntago yarababajwe nuko yapfuye, ahubwo yarababajwe nuko ibyo yababwiye batigeze babyumva. Haleluya. Ndakubwira ngo uyu munsi wumva gukora kw'Imana, uyu munsi wumva ubwiza bw'Imana, uyu munsi wongere wumva imbaraga z'Uwiteka. Uwiteka yongera abohore, Uwiteka yongera abohore. Amina, haleluya. Uwiteka yongera abohore. Hanyuma Yesu ngo aratambika, ngo aragenda, ngo ajya ku gituro, ajya kumva ya Lazaro, ngo asanga bashyizeho urutare begetseho, ngo bafunze. Mushiki we ngo aravuga ati yewe wikirirwa upfundura kuko aranuka. Reka mbabwire ikintu cyatumye Yesu ataza ku munsi wa mbere cyangwa kwa kane cyangwa kwa gatatu, akaza ku munsi wa kane. Iyo aza ku munsi wa mbere bari kuvuga ngo no kwa kanaka twabonye umuntu wapfuye umunsi umwe arazuka. Iyo aza kuwa kabiri ati no kwa kanaka ushize hari uwaje ku wundi munsi nawe tubona umunsi wa mbere urahishe, wa kabiri urahise harazuka. Haleluya. Ndetse niyo aza kuwa gatatu bari kuvuga ati rwose wenda hari ukundi bya kugenda. Hari abantu badateze kwemera. Sinzi, hari ijambo nasomye ndi muri Matayo naratangaye cyane. Yesu yaravuze ati ngo mbagize abigisha b'abantu, cyangwa se mbahinduye abigisha ngo mugende mwigishe mugere ku mpera y'isi, ngo abizera bose mubabatize. Impamvu yavuze ngo abizera bose mubabatize nuko yabizi ko n'abatazizera. Yabizi ko hariho n'abatazizera. Hariho mbega abatizeye Kristo, abatarizeye Yesu.
bamubona n'amaso, uragira ngo wowe uretse imbaraga z'Imana zamanuka wabibabwira bakabyizera? Ntago babyizera. Ariko ndumva nshaka kubwira wowe uneza amatwi uyu munsi, Uwiteka numwumva niwinangira umutima, Uwiteka numwumva nushidikanye, wongere wakira imbaraga zo gukomera, wongere wakira uburinzi bw'Uwiteka. Uhumure, Yesu aracyahari kandi aracyari ku ntebe y'imbabazi kandi aracyagira neza. Twihutishije, ageze ku gituro ngo asanga bashyizeho ibuye, yandi magambo barakoteye, bashyizeho ubushishi cyangwa se bashyizeho sima, kambivuge muri icyo kinyarwanda cyumvikana. Arangije arabwira ati mugikureho. Ngo bagikuyeho, ngo arebye ngo asanga bamuboshye amaguru, ngo asanga bamuboshye amaboko, ngo asanga bashyize n'agatambaro ku maso. Noneho tekereza, nsoma naratangaye, umuntu wapfuye bamuboheye iki? Ko n'ubundi yari yapfuye, ko atari kuza kuva aho muri icyo gituro bari bamushyizemo. Tekereza kuba bari baboshye umuntu wapfuye. Ngo Yesu ngo abyitegereje, ngo ararangatanya amaso, ngo akajya abwira umuntu ati wowe niwe wahambiriye, genda uhambura amaguru. Ngo agahindukira akareba undi, wowe niwe wahambiriye amaboko, genda uyahakureho. Arahindukira undi, wowe niwe wahambiriye ku maso, genda ukureho agatambaro. Amina, haleluya. Ndumva nshaka kubwira muri kano kanya, ikintu cyari cyarahambira ubuzima bwawe, ikintu cyari cyarahambira amaguru yawe agatuma adatambuka, ugatuma amaguru yawe atagenda, kihambure mu izina rya Yesu Kristo. Icyari cyaraboshye amaboko yawe niyakire, amaboko yawe nagira icyo akora, amaboko yawe nahame, amaboko yawe nabashe kwakira cyangwa gufata. Mbega igitambaro cyari gihambira amaboko yawe kiveho mu izina rya Yesu Kristo. Mbega igitambaro bashyize ku maso gituma utabasha kwakira, gituma utabasha kubona ejo hawe, gituma utabasha gufata umwanzuro, gituma utabasha kwicara mu mugisha wawe, gikurwe ku maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva nshaka kugusengera nkakubwira ati Imana ibohore, Imana ibohore ibyawe byari byaraboshywe, Imana ibohore ibyawe byari byarahambiriwe. Abantu benshi bafite ibintu byinshi byaboshywe. Ndagira mbatangariza iki kintu, uretse muri iyi minsi ndagira ngo ubwire ikintu kitubohora n'iki, ni ugusenga. Reka mbabwire, Lazaro wari uri mu gituro yari akeneye imbaraga ziturutse hanze, cyangwa se z'umuntu uri hanze wari kuza kumuvana mu gituro. Nawe icyo ukeneye ni iki? Ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana ziza zikagukura aho wahambiriwe. Impamvu ni iyi, nuko urimo imbere atabasha kwisohora cyangwa kwihambura ngo yivanemo. Mu yandi magambo, ukeneye imbaraga. Kambaho urugero rwumvikana. Ubaye uri mu nzu nta kintu ufite cyo kwifashisha kugira ngo uze kubona uko usohoka, bakagukingirana mu nzu, imfunguzo bakazitwara. Mbega uretse umuntu uri inyuma wakugira impuhwe akaza kugukingurira, naho ubundi ntago wavamo. Bakagushyira ahantu hatari ikintu na kimwe, bagafungaho bakigendera. Uretse umuntu waba uri inyuma waza kugukingurira, niwavamo. Rero naraza niko byari bimeze. Rero muri aka kanya turi gusenga, ndumva nshaka kubwira ngo Imana y'amahoro kandi igira icyo ikora kuza. Reka mbabwire, hari umutima numva ndi kuganira nawe, mbega hari umuntu numva ndi kuvugana nawe, hari umuntu numva ndi kubwira. Wewe wari umaze igihe mu ntambara, wewe wari umaze igihe ukingiranye ahantu, mbega ni we ndi kuganira nawe. Mbega hari umutima numva nyingukiye kuvugana nawe. Haleluya. Mbega hari umutima numva ndi kubwira. Wewe wari urushye, wewe wari uremerewe, warasenze, uribaza Mana ni we nsenga cyangwa se we nsenga, ni we navuganye nawe cyangwa se navuganye nahereye kuwa mbere, ariko mbega nagihinduka. Ndimwe na rimwe kana kuvugisha ariko ukabona nagihindutse. Ndagira ngubwira ngo tuzi umutima iyo ibintu bikomeye babigiye kurangira. Kandi ndagira ngutangarize ngo mbega umuntu natinya ikigerageza arimo cyangwa se natinya ikibazo arimo, kuko icyo urimo ubamaze kugitsinda. Ubundi ikizakwica si icyo uhagazemo, ahubwo ikizakwica ni ikiri inyuma, ikizakwica ni ikiri imbere utari wageramo. Naho icyo wagezemo ndagira ngo ubwire ngo cye kugutera ubwo, kuko ukirimo uri kubasha kukihangarira, ufite imbaraga zituma ukihangarira. Ahubwo Imana iguha imbaraga zo mu gihe kiri imbere. Haleluya. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Imana iguhamburire, Imana igukingurire, Imana ikubohore. Ndumva cyangwa Imana ikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Wakire ubutabazi, wakire kubohorwa, wakire gucungurwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndafashijwe.
ndafashijwe, ubohorwe, ubohorwe, ubohorwe mu izina rya Yesu Kristo, ubohorwe mu izina rya Yesu Kristo. Numacavuga ngo bohorwa mu izina rya Yesu Kristo, numacavuga ngo bohorwa, ubohorwa aho wari uhambiriye, bohorwa aho wari warakingiraniwe mu izina rya Yesu Kristo. Wongere wakira ubutabazi bw'Uwiteka. Hari wari umaze igihe utegereje, hari wari umaze igihe warihebye, ariko ndumva nshaka kukubwira ngo wongera wisubizemo imbaraga, wongera wambara imbaraga, wongera wambara imbaraga, imbaraga zibohora. Amina, haleluya, amina, haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, hanyuma Lazaro igihe kiragera ava mu mva arazuka. Amina, haleluya. Nawe Imana ikuvana aho ngaho umwanzi yarakuboheye. Kandi iyo umuntu aboshye nta nubwo abimenya, iyo umuntu aboshye, aboshye nta nubwo abimenya. Ariko Imana ikubohore, Imana ikubohore aho amaguru yagomba gukandagira ahakandagire. Imana ikubohore icyo ugomba kwakira ucyakire. Imana ikubohore, Imana ikubohore mu kazi urimo, mu ntambaro urimo, mu igerageza urimo. Imana ikubohore. Se wavukiye kubabara, se wavukiye kuruha. Kandi ndajya nkwibutsa ijambo rivuga ngo nta ntera n'imwe itagira uyitera, cyangwa se nta ntebe n'imwe itagira uyirwanira. Ahubwo icyo numva nshaka kukubwira, Imana ikubohore ukomeze ujya imbere, we kubohorwa uzi inyuma, ahubwo ko ubohorwe ukomeza ujya imbere. Uretse intera ya Yesu Kristo, uretse intebe ya Yesu Kristo niyo yonyine itamaranirwa. Ariko izindi zose uhura n'abanzi, uhura n'abagusubiza inyuma, uhura n'abagukoba, uhura n'abaguca intege, ababwira ngo warayobye, avuga ngo ntacyo uzigezaho, abaguca intege. Ndumva nshaka kukubwira, tandukana n'amajwi y'urusaku. Ndumva nyiri kuvugana n'umutima, ndumva nyiri kuvugana n'umutima w'umuntu unkurikiye. Tandukana n'amajwi y'urusaku, tandukana n'amajwi y'urusaku. Nubwo uri kumva amajwi menshi hakubwira ati mbese uzagera he, nubwo uri kumva amajwi menshi, mbese ukumva umutima wawe urababaye, mbese ukumva urihebye, mbese ukumva nta murengezi ufite, ariko ndashaka kukubwira ngo humura, Kristo aracyari kumwe nawe. Ndumva nshaka kukubwira ngo humura, Kristo aracyagutegeye amaboko. Ndumva nshaka kukubwira ngo humura, nubwo imiryango yakwanze, nubwo inshuti zakuretse, nubwo yewe wabuze akazi, nubwo urubyaro rwahagaze, yewe nubwo wabuze urushako, mbega ukabukiraho, ariko ndagira ngo ubwire ngo humura, wowe kora ibitunganye, wowe kora ibitunganye, uhumure. Kristo azaza nazaceceka kandi azakurengera. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana wijereye mu ijambo. Ndabizi ari Imana iri bwakoreka. Dusenge. Uri Kristo, uri data wa twese, turi imbere y'ubwiza bwawe. Haleluya. Hotele bonestance shando gidi biri fodrome hele takota ya sire hede benefo olestaya zando takota ya drome. Turi imbere y'amaso yawe, abakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore, ingeri zose turahari. Uwite duciye bugufi, Uwite turahari rwose, kandi tuje dufite imitwaro, tuje Mwami duciye bugufi kugira ngo utubohore. Ndakwinginze bohora abakobwa, ndakwinginze bohora abasore, ndakwinginze bohora ababyeyi, ndakwinginze bohora ingeri zose. Muri iki gihe kiruhije, muri iki gihe kigoye, muri iki gihe twese tugowe. Uwabyaye aragowe, utarabyaye aragowe. Uwashatse ararira, utarashatse nawe ararira. Ufite akazi ararira, utagafite nawe ararira. Ugenda n'amaguru ararira, ndetse n'ugenda n'imodoka ararira. Ukodesha ararira, ndetse n'umupangayi akarira. Nyirinzu ararira, ndetse n'umukodesha akarira. Pito, dukeneye imbaraga zawe. Zine matokire bone ya sanse helato latila bone fo enestance drome wire bone fo de tando wire staya zobini fo hayasire gidi biri fodrome. Dukeneye imbaraga zawe, dukeneye imbaraga zawe. Zongera komora imitima, zongera kuduhambura. Hari ibyari byaraduhambiriye, hari abahambiriwe n'agahinda, hari abahambiriwe n'intimba, hari abahambiriwe n'abo bizeye bakabahemukira, hari abahambiriwe data nabo bagiriye neza bakabagirira nabi. Uwite duhe imbaraga kandi udukure aho Satani yatwicaje. Wongere uvugane n'imitima yacu, wongere uturengere, utwihebesha akatubwira ko naho tuzagera.
Ah, pelado l'estance debo. Shando takita biri fodrome. Henene mando ya sire. Adakota ya drome. Tutte binifo olestaya. Sando te contre de to erezansema. Urumwe wese uri muri aya materaniro yongere yumva imbabazi zawe. Burumwe wese uri muri aya materaniro wongere umusukemo imbaraga. Burumwe wese uri muri aya materaniro yongera kubone mu ngeri mwiza. Burumwe wese uri muri aya materaniro yongere yumva imbaraga zawe. Burumwe wese uri muri aya materaniro wongere uvugane n'umutima we. Burumwe wese uri muri aya materaniro wongere uganire data n'umutima we. Ahari yari yihebye, ahari ari guca mu bihe bigoye. Wite nutinde kutwumva, nutinde kuturengera. Imitima myinshi irababaye, imitima myinshi igenda n'agahinda. Abenshi bafite ibikomere, batewe nabo bizeye, batewe nabo bagiriye neza, batewe nabo bakunze, batewe nabo babanye. Ariko ndakwinginze kuko ari wewe wenyine ujya ubasha kuza ukomora ibikomere ndetse ugahindura imitima ndetse ukongera ukigaragaza. Numanuka uganze buri umwe wese ugere ku kibazo cye mu izina rya Yesu Kristo. Uwite gera ku kibazo cya buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Gera ku kibazo cya buri umwe wese, gera kuri Yeriko ya buri umwe wese. Pelalo destaya do biribando ya sansome ele contredro. Gera ku nyanja ya buri umwe wese arimo gucama y'amasaha, ari gucama y'amajingo. Hotel staya do bine fogre. Wongere wigaragaze Yesu, wongere witamurure, wongere umurengere. Ndabizi ko bikoze, ndabizi ko hari icyo ukoze, ndabizi ko hari icyo ukoze Yesu, ndabizi ko wongeye kwitamurura. Erega si ubwa mbere twaba tukubonye, ndetse si n'ubwa kabiri Kristo, hoya si n'ubwa gatatu. Hari ingero nyinshi dufite twakubonyemo. Hoya ibyo tuvuga si ibyo twumvanya abandi, ahubwo turi kuvuga imbamutima z'imitima yacu. Turimo turavuga ubuhamya bwacu bwite. Turwaye twarakubonye Kristo, dukenye twarakubonye, mu madeni twarakubonye, minerivare zabuze twarakubonye, badusohoye mu nzu twarakubonye, turi imfubyi turakubona, tubuze pfo na ruguru turakubona, tubuze aho twerekeza amaso uramanuka udufata ukuboko. Uwite wongere udufata ukuboko, wongere uturengere, wongere uduhagarareho. Turabizi ko ubikoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahereze umugisha. Muhumure, Imana irabakunda kandi Imana iri kumwe nawe. Araza gushyiraho inzira, araza kubaremera ubundi buryo. Nimucike intege, Kristo arahari. Shalom, shalom. Imana ibahereze umugisha.